twese dufite impano zitandukanye ushobora kuba wenda ufite ubumuga bwo kutagenda yego ariko ukaba ufite ubwo kuvuga yego ubwo gucuranga ubwo kuririmba nyaboneka barashoboye kandi izo mpano zabo turazikeneye kugira ngo bubake igihugu dufatanye nabo ntabwo tuzabasiga hari ikintu nkunda kubwira abantu ababwira ati hari icyo nshoboye wowe utashobora nawe hari icyo ushoboye ntashobora twese dufatanyije dushobora kugera ku kindi kiruse ni ukuvuga ngo nimba mbyumva neza uravuze ngo buriya ufite ubumuga mushobora gufatanya ibintu bitandukanye mukabigeraho hari icyo ashoboye nk'ubu ngewe sinzi kuririmba ntabwo nzi kuririmba ariko turabazi b'abahanga yego turabazi benshi rero nshobora kwigisha tuzi n'abacuruzi yego nk'abantu badukurikiye nimba bazi za Rubavu iyo ngiyo kuri za petite barriere tujya tubabona benshi tuzi abakora mu buvuzi atabona ariko akaba azi gukora ibintu bya massage tuzi abakora muri rebo nk'uwitwa Mukanziza Venasi afite ubumuga bwo kutabona akora mu kigo cya yego ni muri rebo ndabyumva none bafatwe bate rero bafatwe bate imyumvire y'abantu hinduke gute kugira ngo tufate koko abafite ubumuga nk'abantu bakomeye kandi bafite ibyo bamariye societe muri rusange cyo nshaka kuvuga cyo ni kimwe reka tubashimire cyane twongera kubaha ikaze bakunzi banjye nawe TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu bifurize amahoro y'Imana no gutunga kandi mugatunganirwa mu byo mukora byose Imana y'ibana namwe kandi abafite ubumuga turababwira ngo nimukomere siko bizahora ngira ngo murabizi ibyanditswe byera bitubwira ko hari benshi bari bafite ubumuga ariko baje gukira ariko kandi muranashoboye cyane hari byinshi mukora mugakorera igihugu kandi igihugu nacyo kimaze kubizera nimukomerezaho natwe hano kuri Njye Nawe TV nibyo tubifuriza reka mbabwire ko iyi televiziyo yashinzwe n'umugabo n'umugore bombi bafite ubumuga bwo kutabona ni hariya Kimironko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali niho batuye murabazi ku bitangazamakuru bitandukanye inama ni mwebwe bazikuyeho mwifuza ko kuko baba muri iyo societe cyangwa se baba muri icyo cyiciro cy'ubwo buzima muvuga muti ibyo ari byo byose bazajya bahura n'abafite ubumuga benshi bityo turusheho kumenya ubuzima bwabo ndetse n'ibyo bakora kuko nabo barahatana murabizi kandi barashoboye rero mu biganiro byacu n'inkuru dutegura ntabwo tujya kure y'abafite ubumuga ariko hari nubwo tuzana n'abadafite ubumuga kugira ngo twumve ese bo muri societe bafata abafite ubumuga gute ko bafite ijambo ko bafite ibitangazamakuru cyangwa se imirongo bavugiraho ijambo ry'Imana ese abafite ubumuga iyo babagezeho babigenza bati uyu munsi twabazaniye n'umujene ni mutoya ari munsi y'imyaka y'ubukure bivuge gutya imyaka 18 ari kuri icyo gipimo cyakora ubwo yambaye ikoti ndabizi ushobora kuvuga ngo ni umusore ntabwo ari we reka tumwakire ni byinshi tugiye kumubaza kuri Njye Nawe TV tuguhaye ikaze murakoze cyane amakuru neza turashima Imana twatangiye tuvuga kuri umuvuga butumwa reka kakanya gatoya tubanze tukaguhe winginga Imana mu byo tugiye kuganira yego reka dusenge Uhoraho Nyir'ingabo Imana ikomeye cyane uri Imana ikomeye Imana y'urukundo izina ryawe rihabwe icyubahiro turakwinginze ngo iki kiganiro tugiye kuganira Nyagasani twe amagambo yacu ni ubupfu imbere y'abayumva turakwinginze ngo wowe uhumurize imitima uhumurize Nyagasani abafite ubumuga tubisabye twizeye mu izina rya Yesu amina abantu n'abanyamatsiko natangiye mbabwira ko uvuga ubutumwa ku ruhande rumwe turagira ngo mu ijambo ritoya ntifuza ko tuza gutindaho iyo uvuga ubutumwa kandi ufite amaguru n'amaboko cyane cyane ushimira Imana yaguhaye n'uwo mwuka reka turebe ibyiciro by'abafite ubumuga byo mu bijyanye n'iyobokamana wowe ubifata ute kandi iyo uriho wigisha cyangwa se iyo uriho uvuga ubutumwa aba bantu mujya mubazirikana bibazo n'ibindi yego bibona ute yego iyo mu noneho muvuga ubutumwa murabazirikana yego cyambere niko nzi ko n'umuntu ufite ubumuga Imana ishobora kumukoresha mu buryo bw'igitangaza
kuba ufite ubumuga ntabwo bivuze ko udashobora kugira icyo ukorera Imana. Gukorera Imana si ukuvuga gusa, gukorera Imana n'ineza yawe ishobora kuba icyigisho ku muntu runaka. Abantu bashobora kwibaza ati kuriya muntu afite ubumuga ariko akaba atababaye, akaba adafite agahinda, bikabakurura bakumva yuko ukababwira ati ni Imana ibitera. Ngewe reka ngire icyo mbabwira abafite ubumuga, reka nkubwire, nyemerera ubwire umubabaro wawe, ubwire agahinda kawe, ukabwira ati siko bizahora. Byose bifite igihe, byose bifite igihe, igihe bizarangirira twese tukabaho neza, tukabaho tutarwaye, tukabaho tudafite ingingo tubura. Bifite igihe, hari igihe bizarangira. Nyuma y'ubu buzima buri kuzima hari ubundi buzima buzima. Yego. Nukuvuga ngo icyo nicyo umubwiye. Noneho iyo muriho mwigisha rero cyane cyane ijambo ry'Imana mubwira abantu ngo nyabona nimureke ibyaha, nyabona nimukore ibi. Aba bantu mu byiyumviro byawe baba barimo cyangwa na abantu tubona ko bibagiranye? Abantu mbwira yego ni abantu Yesu Kristo yaguze amaraso y'igiciro cyinshi. Yego. Muri abo Yesu Kristo yaguze amaraso y'igiciro cyinshi harimo uwitwa umuntu wese, inyoko muntu yose, harimo n'abafite ubumuga. Abo bose bakwiye kuzirikanwa kandi bakwiye kwitabwaho kimwe n'abandi, kuko abo bantu ni kimwe n'abandi 100%, kandi mu bo Yesu Kristo yapfiriye nabo bari. Muri societe aba bantu noneho ubona bafashwe bate? Cyane cyane hari aho umuntu ubona agenda afite agakoni, hari ugenda n'akagare, hari ugenda ubona adahamya neza cyangwa se ngo igihagararo cy'ubona nta kibazo gifite nyine nk'umuntu wamugaye. Societe wowe mu jisho ryawe, abo wabonye, abo babasha kubona, ubona societe iri kubafata gute? Hari abo bafata nabi bikanambabaza, biteye agahinda kuba umuntu afite ubwenge agafata, iyo mvuga irakomeye ariko nibyo, kuba umuntu afite ubwenge agafata umuntu ufite ubumuga nabi, ibyo bintu ntago ari ibintu bikwiye. Nta nubwo wavuga ngo uri umukristo igihe utazi kubaha mugenzi wawe, ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Bashobora kumbaza ikibazo nk'icyo babajije Yesu ati mugenzi wawe wanjye ninde? Mugenzi wawe ni umuntu wese musangiye izina umuntu. Ariko ubundi aba bantu bafite ubumuga, ngewe ndacyashaka kumenya kuri wowe cyane cyane nk'umuvuga butumwa, ubundi aba bantu bashoboye ibikiriro muri ya mirimo, bwa buzima, ya mitekerereze, bya bintu byose, ndagira ngo utwereke uburyo bashoboye. Murakoze cyane. Icyambere ntago nabikozeho ubusesenguzi bukomeye, gusa icyo nzi ni kimwe, twese dufite impano zitandukanye. Ushobora kuba wenda ufite ubumuga bwo kutagenda, ariko ukaba ufite ubwo kuvuga, ubwo gucuranga, ubwo kuririmba. Nyaboneka barashoboye kandi izo mpano zabo turazikeneye kugira ngo bubake igihugu. Dufatanye nabo, ntabwo tuzabasiga. Hari ikintu nkunda kubwira abantu, ababwira ati hari icyo nshoboye wowe utashobora, nawe hari icyo ushoboye ntashobora. Twese dufatanyije dushobora kugera ku kindi kiruseho. Ni ukuvuga ngo nimba mbyumva neza uravuze ngo buriya ufite ubumuga mushobora gufatanya ibintu bitandukanye mukabigeraho. Hari icyo ashoboye, nk'ubu ngewe sinzi kuririmba, ntabwo nzi kuririmba, ariko turabazi b'abahanga. Yego, turabazi benshi. Rero nshobora kwigisha, tuzi n'abacuruzi. Yego, nk'abantu badukurikiye nimba bazi za Rubavu yo ngiyo kuri za petite barriere tujya tubabona benshi. Tuzi abakora mu buvuzi atabona ariko akaba azi gukora ibintu bya massage. Tuzi abakora muri rebo nk'uwitwa Mukanziza Venasi afite ubumuga bwo kutabona, akora mu kigo cya Yego ni muri rebo, ndabyumva. None bafatwe bate rero? Bafatwe bate? Imyumvire y'abantu hinduke gute kugira ngo tufate koko abafite ubumuga nk'abantu bakomeye kandi bafite ibyo bamariye societe muri rusange? Cyo nshaka kuvuga cyo ni kimwe, be kureba negative impacts, barebe kuri negative. Niba ubonye umuntu hari icyo adashoboye, ahubwo ibaze ngo ko adashoboye iki, ashoboye iki noneho. Sibyo, nshobora kuba ntazi gukina umupira ariko nzi gukina basket. Rero twibaze icyo, niba umuntu ufite ubumuga adashoboye kugenda, adashoboye wenda kwiruka, ashoboye iki? Muri icyo ashoboyemo rero tumufashe,
tumwakiserere tuvuga ati tuguhaye iki kugira ngo tumushyire imbere ukore cya kindi ushoboye yesanga cyane ko hari abashobora no kugira n'ipfunwe akumva ko hari ibyo atashobora agatinya kujya mu kigo cy'imari agatinya gushyiraho ubucuruzi runaka agatinya kuba yajya mu ishuri ngo ahatane nk'abandi ibyo byose ndibaza ko mu ivugabutumwa ryawe wenda nimba utaranabikoze wajya ubizirikana kugira ngo koko turusheho gufatanya nk'uko ubivuze reka noneho turebere hamwe wenda ikintu kimwe tugenda tugana ku musozo abafite ubumuga ni abantu bakunda kwihangana ni abantu kandi bakunda kubaho n'ubwo babufite ariko ukabona ntabwo mumuteye ipfunwe abantu benshi bari kwinubira uburyo babayeho abangaba bafite ubumuga twabigiraho iki icyambere igakunyurwa n'ibyo ufite burya ubuzima ubayeho ubwo ari bwo bwose bushobora kuba ari bubi pe ariko hari uwifuza kubaho nk'abo icyo kintu ushobora kuvuga ati nambaye nabi ariko hari uwifuza kwambara nk'abo ushobora kuvuga ati ndya nabi ariko hari uwifuza kurya nk'abo igakunyurwa n'ibyo ufite ushima Imana muri byose ahubwo ufashe wa wundi uri hasi yawe ntukareba abari hejuru gusa ahubwo ureba na wa wundi uri hasi umufata ukuboko umubwira ati reka tujyane ubwo uri kumva ko iyo myumvire niba iya buri umwe wese na wa wundi azagufata ukuboko zamura mikoro ntacyo na wa wundi azagufata ukuboko uri hejuru yawe ubwo uri kumva bizagenda neza ni ukuvuga ngo nimba mbyumva neza aba bantu bagira kwihangana noneho nawe ukagaruka uvuga uti reka twige kunyurwa baranyurwa nicyo tukwiye kubigiraho niturebe ibyo tudashoboye gusa hari umuntu ubyara umwana yaba afite ubumuga akavuga ati ndarigushije ndetse kubwo akavuga ati yakavuyeho koko yakavuyeho reka mubwire reka ngire icyo mubwira kandi mbabaye dinaseriye reka ngire icyo mubwira umva kuba afite ubumuga afite ibindi yashobora ashobora kuba atazi kwikorera imifuka y'amakara ashobora kuba atazi kwikorera imifuka y'umuceri ariko akaba afite umutwe watekereza ikintu runaka akakubwira ati bishobora akagukorera umushinga hari abantu bafite amafaranga menshi babuze aho bayashora umuntu ariko akagutekereza akavuga ati nkoze uyu mushinga kandi ukunguka kandi akagutunga abantu barashoboye mubyeyi rero ufite uwo mwana mufate neza reba icyo adashoboye urebe n'icyo ashoboye icyo ashoboye umwongera imbaraga umutera imbaraga yego murakoze tugushimire tukifuriza amagara mazima ariko ntabwo wabwiye abantu aho bashobora kugusanga mu gihe bagiye ku mbuga nkoranyambaga ku mbuga nkoranyambaga nkoresha urubuga rwa Facebook rwitwa Voice of Hope mu kinyarwanda buriya ni ijwi ry'ihumure ry'ibyiringiro ijwi ry'ibyiringiro ndabwira abafite ubumuga hari ibyiringiro ko nyuma y'ubu buzima tuhura n'ibibazo ubuzima tubura bacu hari ibyiringiro yuko nyuma y'ubu buzima buzima bukazima hari ubundi buzima buzima aba bantu babyumve kandi babiha agaciro bashobora gusanga YouTube nitwa Nsabimana Kayitsinga Remy niko YouTube channel yitwa ushobora gusacinga Kayitsinga Remy uhita ubibona ibyigisho byanjye Instagram ni Remy Kayitsinga bifatanye naho mpavugira ubutumwa tukajya kuri Twitter nitwa Kayitsinga Remy nabwo birafatanye naho mpavugira ubutumwa ni nizo mbuga nkoresha Imana iguha umugisha kandi ikwagurire imbago ukomeze ukomerere mu mwami kandi uri muto nzi ko uzagera kure hashoboka kandi ukishimirwa n'Imana n'abantu Imana ikwishimire shimira iyi TV yego nge nawe iri kugera kure iri kugera ku bantu batandukanye bose ni by'igiciro kandi kuba yitaye kuba afite ubumuga ndatireka ni ikintu buri wese uri no kutwitegereza kuye gutekereza akavuga ati niki nakora nabo nibatinyuke nimba bumva ijwi ryanyu mwebwe mudafite ubumuga ariko no mu buzima busanzwe bakwiye gutinyuka ko n'igihugu koko kirabyishimira nibatinyuke nabo boye kumva ko hari ibyo batashoboye barashoboye Imana ikugirire neza tubashimire namwe bakunzi banjye nawe TV rero ku mwanya wanyu n'uruhare muduhaye mu kiganiro cyiza kandi nziko tucyungukiyemo byinshi mbashimire cyane ngushimire wowe wakoze subscribe ngushimire n'ukuri byimva mutima nawe utarayikora burya ntarirarenga ushobora kuyikora kandi turagusabye ntabwo tugutegetse
gusaba nta gahato, ntabwo ari ugutegeka, ariko nzi neza ko biri bukuve ku mutima. N'iri jambo ritukura uri kureba imbere y'iki kiganiro urikanzeho, ibintu byahinduka igihe cyose dushyizeho ibiganiro ku bafite ubumuga bikajya bikugeraho neza. Mbashimire, ngewe nitwa Emmanuel Kanani, amagara mazima abane namwe mu buzima bwanyu bwose, mujye mukora kandi mutere imbere cyane, urwatubyaye mu ruhando rw'ibindi bihugu rukomeze rugubwe neza. Imana y'u Rwanda iragahorana namwe. Yego.